ubutunzi abantu benshi insengero zarafunzwe babonye umwanya wo kwidamararira, insengero zarafunzwe babonye umwanya wo kwinezeza, insengero zifunzwe babona umwanya wo gusinda, insengero zarafunzwe babona umwanya wo kwisambanira. Ibikori by'intusi ubwo imvura yagwaga abana nkajya mbabundikira nk'inkoko, nkaborosa umwenda nabaga nambaye mbabundikiriye. Imvura yarahitaga hahandi amazi yagiye atembera, nuko nkongera nkahahanagura n'isuka kubera ko habaga habaye ibyondo, nkongera nkasasa ibindi byatsi kugira ngo abana mbone aho mbashyira. Icyo gihe rero Imana yarandinze. Muri icyo gihe ntabwo navugije induru, narihanganye nkajya mvuga ngo buriya bajya bavuga ngo Imana irahari ntinange izaza. Ubundi ntabwo nari nzi ko Imana ko kwiza. Najya ubwo mubona insengero zikinze, mwebwe ubwanyu mukigira mu byanyu, umwanya warabonetse wo gutembera, wo kwigira mu byo mushaka, wo kwinezeza, umwanya mwarawubonye. Ariko najya ngo mbabwire ngo ahubwo mwakabaye maso mugasenga. Ijambo ryari rimaze iminsi. Umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose hafi na kure, aho muherereye hose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, mwese turabasuhuje kandi umwanya wo kugira ngo tubifurize umugoroba mwiza ku bari ku mugoroba, haba mu gitondo cyiza, gicamunsi cyiza ku bari ku manywa bitewe n'aho uherereye. Wumve ko tugusuje kandi tukwifurije ineza y'Imana, tukwifurije umugisha w'Imana. Ngize umugisha kongera kubana nawe mubyeyi, ni umubyeyi udasanzwe, kumureba gutya ni umubyeyi udasanzwe. Nshimye Imana ko imucira inzira tukongera tukabonana ari muzima nanjye ndi muzima. Muraho neza? Yego. Amakuru ni meza cyane. Nandi vuga ngo nshimye Imana ko igucira inzira ukongera kuboneka mu gihe kinini cyane hashize umwaka urashize cyangwa ibiri. Umwaka ntabwo urashira. Ni nk'amezi 9 8 aho ngaho. Yego, dushimye Imana ko Imana ica inzira rero ukabonetse. Yego nabonetse. Waroraho? Ndashima Imana. Imana ishimwe. Ngo ye Mukamana we. Sore gishyitsi umushyitsi yicareho. Niyo kandi yaguye ngo ye Mukamana ngo soho gishyitsi umushyitsi yicare cyari imvura yaguye. Amakuru cy'iminsi myinshi cyane. Ni meza. Ubugingo bumeze bute? Bumeze neza cyane. Duherukana uri kuvuga ati Imana iraje. Ndabyibuka ikiganiro cyane nagisino umushyitsi yagisubijeho, ndikubona ko ibyo wahanuye mu bintu bimwe wagiye uhanura byamaze gusora. Ndavuga nega twibukanye n'abantu yuko ibi byahanuwe biri gusora kugira ngo bamenye uko bagomba kwitwara, nuko bagomba kwirinda, nuko bagomba kwiyeza. N'icyo ngicyo umuntu abikorera kugira ngo abantu bamenye ko iminsi iri kugenda itwegera kurusha. Iratwegera cyane. Yego. Ariko wari umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Iyi minsi iri kubona ute ukabyaraho? Ndayibona nabi ariko ndakomeye, kandi hari n'abandi dukomezanyije urugendo. Iyi minsi ni iminsi iri kugorana cyane kandi ibintu biri kwivanga cyane, gutandukanya umweru n'umukara biri kugorana. Turi muri ya minsi Yesu yavuze ngo hazabaho ibihe birushya, umuntu wese bizamugora. Ya minsi twayigezemo nubwo ni intangiriro yayo. Ariko umugenzi arakomeje. Yego. Umugenzi arakomeje. Imana ishimwe cyane ko ikirinze umugenzi, nubwo ibunaniza umugenzi ari byinshi, ariko dushima Imana ko amakuba ntabwo azabura ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amurinda muri byose. Yego. Tugize umugisha wo kongera kubonana nawe rero, ariko turifuza yuko tuzategura ukongera ukadusubira muri bwa buhamya bwawe. Hari abantu babyifuje barampamagara benshi, turifuza ko wazana umubyeyi akatubwira muri bwa buhamya akongera akabusubiramo. Ndifuza yuko tuzabitegura, ndakeka noneho wabonetse. Tuzabitegura, ariko ibyo nzanye bitandukanye na bwa buhamya, ariko vuba aha ngaha ndagaruka. Tuzabitegura igihe nikigera n'Imana yabyemeye, kuko biravuze ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Imana izagushoboza kandi igihe nikigera nzi ko uzabyiyumvamo. Birahari cyane kandi uzabyiyumvamo. Ndabakunda kugira ngo nzababwire byose. Abera baragutashya rero, inshuti z'umusaraba n'abakunzi b'umusaraba bose baragutashya, bagutashyaga. Dushimye Imana ko wongeye kubona. Basuhuze, wongere wibwire n'abashyashya. Uyu muryango waragutse, harimo abantu benshi. Basuhuze nongere wibwire. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mukamana Vestina,
maze iminsi naraganiriye namwe nongeye kugaruka kandi nishimiye ko namwe munyishimiye. Imana amahoro nibane namwe. Turakwakiriye mu muryango. Nanjye ndabishimiye kandi nishimiye ukuntu munyakiriye. Nagira ngo turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yego, ntabwo tuba tujya mu bintu byinshi cyane rero, ndabizi yuko Imana yaguhaye kandi yagupfunyikiye kandi ibyo ugiye kuduha kugira ngo bihembure ubugingo bwacu muri iyi minsi, cyangwa se bitwibutse uko tugomba kwitwara muri urugendo, bitwibutse uko tugomba gutwara impamba y'urugendo. Ndabizi ko urabifite biruzuye. Reka ngo uwo mwanya ugiye kudusengera Imana, ubundi umwuka yakuyobora bitewe n'ibyo yaguhaye uragenda uko nguko. Ni kare usenga Imana ukomeze. Murakoze cyane. Kadusenga Imana kandi imitima yacu yerekere ku Mana. Yego. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ushimiye ineza n'urukundo rwawe. Haleluya, haleluya. Ushimiye uburyo waturinze, warinze ubwoko bwawe, warinze impande z'isi, warakoze Mana, urinda ababyeyi, urinda abagabo, waraturinze ababyeyi tugeze mu bikomeye, warinze abagabo bageze mu bikomeye. Mwami warakoze, turagushimiye. Ibyaduhagurukiye warabyicaje, ibyatwirukankanye warabifashe. Mwami warakoze. Uyu ni umugoroba mwiza w'umugisha wongeye kuduha. Mwami Mana, turi imbere yawe turagushimiye, twongeye kugaruka tuvuga izina ryawe, tubwira abantu ihumure, tubabwira gukomera kwawe. Mana nushimwe, ushyigikira ababyeyi, abarushye n'abaremerewe baruhure, abafite intimba n'imibabaro, abo ngabo bahe guseka no kwishima. Urakoze Mwami Mana, uyu ni umugoroba mwiza twongeye kugushima. Uyu ni umugoroba mwiza twongeye kuza imbere yawe, abagabo baruhure, abafite imitima inaniwe ubongereyemo imbaraga, wongere ududubize ya soko yawe, isoko idakama, isoko abantu banywaho bakaruhuka. Turagusabye kugira ngo utugirire neza, umuntu wese ashira inyota. Mwami urakoze, ngaho bana natwe, gahunda zose ziyoborwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen, amen. Yego, Imana ishimwe cyane. Kongeye gushima Imana ko yaturinze, yabanye natwe mu minsi yatambutse yose. Si uko tutagiye duhura n'imiraba n'imiyaga, ariko Uwiteka yagiye aduhagararaho. Imana yarakoze, niyo mpamvu nongeye kumva mfite ibyishimo, numva mfite umunezero wo kongera kuganira namwe. Imana rero niduhana umugisha, kandi nifuje ko umuntu wese wicaye uteze amatwi yatega ikiganiro n'ijambo ry'Imana tuganira uyu mugoroba, kugira ngo umuntu wese yururuke umutima. Abafite intimba mu mitima yabo nibahumure, Yesu aracyari ku ngoma. Nubwo yapfuye bavuga ngo yarapfuye, ariko yarazutse. Kandi n'abafite kwiganyira no kwiheba nibahumure, Yesu ni umwami. Kandi abafite kumva ko bananiwe nibahumure, Yesu aracyahari, atanga imbaraga za buri munsi zo kugira ngo babashe kurwana bakanesha. Si uko umuntu wese adahura n'ibimukura mu mwanya, ariko Uwiteka amuba hafi cyane. Kandi twongere kwibuka ko atwegereye kurusha imyambaro twambaye. Imana y'amahoro yacu nishimwe. Kandi twongere twibuke ko Yesu yapfuye ku bwacu. Wongere wibuke yuko ineza y'Imana ikuriho. Wongere wibuke kumva ko imbaraga z'Imana zikuriho. Wongere kumva ko amahoro y'Imana kwegereye cyane, maze wicare utuze umutima. Hari igihe kimwe ujya ugeramo ukumva urananiwe, ukumva urihebye, ukumva uriganyiriye, ariko wibuke yuko Umwami Imana yagucunguye, yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Ndagira ngo ubwire ngo uhumure ukomere, kandi Yesu akubereye maso. Yakubwiye ko azarinda ibirenge byawe guteguza, kandi akubwira yuko azajya abana nawe muri byose. Ongera wiyumvemo imbaraga z'Imana, wongere kumva ko Imana itari kure yawe. Imana yacu nishimwe. Uyu mugoroba rero ngenda gukomeje, ndongenda guhumurije, wongere wumva ufite imbaraga. Imana ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe. Imana iri kumwe nawe ibihe byose. Umubyeyi aho ava akagera aho ari hose yumva ananiwe, nahumure. Icyo Imana ishaka ni ukukiranuka ku gato no ku kanini, ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Aho ngaho Umwami Imana muzaba muri inshuti.
wange icyaha, wange ubugome, wange ubugambanyi, mbese wiyambure byose, ibikuremeye byose ubikureho. Ubundi Imana muri inshuti, Imana iduhana umugisha. Uyu ni wa mugoroba mwiza rero, nanjye navuze ngo reka nongere ngaruke tuganire. Meruka mbaho ubuhamya, ariko ubwo buhamya ntabwo aribwo turi busubiremo, keretse nihaza kubaho kumva ko kari buziremo mbaho ubuhamya ho gakeya. Ariko icyanzanye cyane ni ukuganira ku by'uru rugendo turimo ubwo abantu bananiwe. Ndagira ngo rero twongere twiyongeremo imbaraga z'ubutwari. Urananiwe nibyo, ariko ndagusaba kugira ngo wongere wiyongeremo imbaraga z'ubutwari. Haleluya! Wongere wiyongeremo imbaraga z'ubutwari, wumve ukomeye. Imana yacu izakugirira neza, wumve wongeye kugira umutekano, wongere kumva ufite imbaraga. Imana y'amahoro iri kumwe n'umuntu uri hafi yayo, kandi wongere uhamwe mu mwanya umwe, ukomere rwose, ureke kwiganyira, ureke kwiheba. Imana yacu ni ishimwe. Ngitangira gutekereza ko turi buganire, numvishije indirimbo muri njyewe iza. Ni indirimbo numva nawe yagufasha. 91, indirimbo ivuga ngo ari igitare cy'Imana, reka nguhungireho. Reka dufatikanye rero tuyiririmbe mu izina rya Yesu. Ari igitare cy'Imana, reka nguhungireho, kubw'imbabazi zawe kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba wampfiriyeho, niwo njyaniringira, uwo wampfiriye njyaniringira. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Imana yacu ishimwe. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yararimbye ngo dufite Imana y'inyembaraga, uwayikomejeho imuhora hafi, naho yagera mu ntambara ntabwo ijya imureka, ahubwo iramutabara. Ushobora kugera mu makuba ntihagire umuvandimwe ugutabara, ushobora kugera mu bibazo ntihagire umubyeyi ugutabara, ariko Kristo, haleluya, Kristo twamenye, Kristo waducunguye, Kristo wadupfiriye akaza akagutabara. Ushobora kugera ahantu wumva wihebye ndetse wumva ibyawe birangiye, ariko ntabwo ari bo biba birangiriye. Yesu aba ahari. Imana ishimwe. Ibigeragezo ntabwo ari karande. Ndagira ngo twongere tuganire wa mugabo we,
ibigeragezo ntabwo ari karande, kandi kuba umeze utyo ntabwo ari uko wabyihamagariye, ahubwo kuba umeze utyo ni ukugira ngo Imana izakore, nurangiza uzavuga imirimo yayo, uvuge ubutabazi bw'Imana aho wabubonye. Wa mubyeyi we nubwo ubona nta myambaro ufite, ukabona inzara ikuriho cyane, si uko Imana ikwanga, si nuko yakuretse, ahubwo ni ukugira ngo Imana umunsi yagutabaye uzavuga ineza y'Imana. Haleluya! Uzavuga ineza y'Imana. Hari umunsi umwe inzara yigeze kunyica, nabyaye inzara iranzengereza, nuko mbura uko mbigenza. Ndibuka umuntu wampaye umwumbati wo guhekenya, nari mfite umwana w'incuke muto cyane, nuko mfata kuri wa mwumbati ndahekenya, uko nari numvaga mu nda handya kandi nari maze iminsi 2 mbyaye. Mfata wa mwumbati ndawuhekenya, utwambere ndatumira, nibuka ko umwana w'incuke anyicaye iruhande, nawe nkajya mpekenya mucira mu kanwa kugira ngo wa mwana nawe abashe kugira ubuzima. Ariko ndashima Imana yuko iki gihe natwe turimo turashima Imana, tutagihekenya imyumbati cyangwa se ngo duhekenyera abana. Hari ukuntu Imana igenda ibihindura. Urimo uvuga ngo inzara iranyishe, ngo ndi mu bukode, ibyo byose birarangira. Nako wa Mukamana rero ibyo byararangiye, ntabwo nkijya gusenya inkwi ngo nshyire umuntu ame ku byo agiye guteka nzimusigire, nanjye Imana yaraje. Uriya rero Imana nikubwira ngo nzaza, uzayitegereze izaza. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndabyibuka umunsi umwe nagiye gusaba umuntu umushogoro ngo ntekere abana, inzara yari yabishe, umuntu umushogoro arawunyima. Hari ahantu nahingukiye mu rutoki rw'umuntu, nsoroma inyabutongo, za nyabutongo nagiye ndazigaragura mu kungo nari mfite, nuko zihembura abana. Hari igihe kijya kigera rero nawe ukabura igisubizo cy'ibyo urimo kubona, ariko igisubizo kirahari. Buriya nagiye mubwire ngo ushobora kuba waravukiye mu rugo rwiza, ariko wajya ugashaka mu rugo rw'umukene, umugabo ari umukene nawe ntako afite yifite, ariko wakwifuza kuvuga ngo wajya iwanyu kuzanayo ibyo kurya ntibishoboke, kuko Imana yakwanitse n'iyikwanura. Nta mpamvu nimwe kugira ngo urebe ku byo wasize iwanyu, ahubwo wowe reba ku byo wasanze. Nimba ari ubukene bwawe ubwimenyere, ubwire Imana ngo ndashaka nanjye kuzantabara. Icyo gihe uzabona ubuhamya, uzabona icyo ubwira abandi yuko wihanganiye ibyo ngibyo. Nanjye ubu mfite icyo kuvuga, nihanganiye iyo mibabaro. Nari ntuye iruhande rwa mama, nari kumubwira ngo inzara iranyishe, nari gutakira umugabo ngo inzara iranyishe, ariko kuko ariyo yanyanitse niza yaje iranyanura. Aho nambaraga ya myenda itose nigeze kubabwira ko najyaga nambara imyenda itose, murabona ko nanjye nsigaye nambara igitenge cyiza, nanjye nsigaye mfite Bibiliya nziza. Numvaga yuko nanjye ntatunga Bibiliya, nta jambo nari mfite muri make, ariko Imana yajyaga imbwira ngo nzakugaburira, nzakwambika. Ibyo byose rero Imana yarabikoze. Ushobora kwicara ukiheba ukavuga ngo amasezerano Imana itanga ngo ntabwo igiye asohoza. Ndagira ngo ubwire ngo rindira, amasezerano Imana itanga irayasohoza, kuko iyo imaze kuyaguha irayarinda. Naho hazi bimeze bite, mwibuke umugabo umwe yigeze guhura n'ibibazo, yamaze guhura n'ibibazo atakira Imana ati Imana nzi ko wampaye amasezerano, none amasezerano yanjye ari hehe? Imana irebye ibona amasezerano yarayohereje, nyamara amasezerano yari yarafashwe n'Abamedi n'Abaperezi. Ariko mwibuke yuko Imana yohereje marayika Mikayeli aza arwana intambara y'inkundura, amasezerano ya wa mugabo Imana irayarekura. Imana ishimwe yuko ujya dusohoreza amasezerano yacu, Abamedi bayafata Imana ikayabambura. Nagira ngo nkwibutse yuko rero nta jambo Imana ivuga ngo rihere, aho amasezerano yawe yaba yarayobeye hose Imana izayaguhereza. Haleluya! Imana irinda isezerano, ibyo yakubwiye cya gihe urwaye urembye wabuze kirengera, cya gihe wari urimo gusenga, cya gihe wari uri mu buvumo, uri mu ishyamba, uri mu mazi ugasenga, bya bindi yakubwiye izabisohoza, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana rero ishimwe. Nanjye ndibuka ko nabaga mu nzu y'ingondano y'incinyirano, icinyije ibikori by'intusi, ubwo imvura yagwaga abana nkajya mbabundikira nk'inkoko, nkaborosa umwenda nabaga nambaye mbabundikiriye.
imvura yarahitaga hahandi amazi yagiye atembera nuko nkongera nkahahanagura n'isuka kubera ko habaga habaye ibyondo, nkongera nkasasa ibindi byatsi kugira ngo abana mbone aho mbashyira. Icyo gihe rero Imana yarandinze. Muri icyo gihe ntabwo navugije induru, narihanganye nkajya mvuga ngo buriya bajya bavuga ngo Imana irahari nanjye izaza. Ubundi ntabwo nari nzi ko Imana ko kwiza, najyaga numva naniwe mu mutima, nkumva nabuze uko mbigenza. Ubwo najyaga ndeba mu isekuru ahantu najyaga nshyira uducenga tw'imyumbati ngo nkoremo agakoma ngo mpembure umwana. Igihe rimwe nasangaga nta n'uturimo, nababwiye uburyo najyaga nteka igikoma cy'imizi, nkajya mpekenya mira utuzi cyangwa nkajya mberurira umwana kugira ngo abashe gusoma twa tuzi twabyo kugira ngo abashe kubaho. Mu bana 8 nabyaye rero, abo bana bamaze gukura barakuze. Ubwo nanjye ndimo kubareba nkabona n'abasore n'inkumi, twabayeho muri ubwo buzima bubi, ariko Imana yaraturengeye, Imana igitabara rero. Ndababwira ko amasezerano Imana yampaye yabikoze. Ubwo rero buhamya bwo ntabwo mbutindamo, ahubwo twatangiye turirimba indirimbo ngo ay'igitare cy'Imana reka nguhungireho. Impamvu rero naringiye indirimbo naje ari indimo ndetse nza ubutumwa bw'Imana bundimo. Ndagira ngo mbabwire yuko iki ngiki ari igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Abantu benshi bibereye mu butunzi, abantu benshi insengero zarafunzwe babonye umwanya wo kwidamararira, insengero zarafunzwe babonye umwanya wo kwinezeza, insengero zifunzwe babona umwanya wo gusinda, insengero zarafunzwe babona umwanya wo kwisambanira. Amafaranga nyine yabaye amafaranga, barumva yuko ubutunzi baburundarunda, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubwo butunzi murunda nubwo igihe gitoya. Ndagira ngo mbabwire ngo uko mwagiye mubona ibihe byatambutse Imana yajyaga itubwira ngo nyamara ndaje, meruka tuganira mbabwira ngo Imana iraje, yaraje, ibyo nababwiye byarasohoye, Imana yaraje. Imana rero imaze iminsi mbwira ko iri muri kontorori. Nubwo mubona insengero zikinze, mwebwe ubwanyu mukigira mu byanyu, umwanya warabonetse wo gutembera, wo kwigira mu byo mushaka, wo kwinezeza, umwanya mwarawubonye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ahubwo mwakabaye maso mugasenga. Ijambo ryari rimaze iminsi rimbwira ngo nuko ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, ndetse muhagarare no ku munsi mubi, mwambare intwaro zose hatabuzemo n'imwe. Nyamara iki gihe ntabwo ariko biri. Haleluya! Imana ishimwe! Iki gihe ntabwo ariko biri, ahubwo umuntu wese yibereye mu bimunezeza ku giti cye, arimo kurwaniriza kwirundanyiriza ubutunzi, ariko ibyo ngibyo urimo kurundanya ntaho bizakugeza, nta nubwo bizagukiza. Akaga nikaza ntabwo bizagukiza. Bya bindi